Mureke tubasuhuze tubifurize amahoro aturuka kuri Nyagasani mwebwe mudukurikirana. Uyu munsi turi mu masengesho y'iminsi 7 n'umunsi wa gatatu. Hari ibintu bitandukanye Imana irimo kuduhishurira ku bantu ku giti cyabo, hari n'ibindi Imana irimo kuduhishurira ku bihugu bigiye bitandukanye. Mbibutse ko mu by'ukuri umuntu wese uzi Imana aba agomba kugendera ku ijwi ryayo, cyangwa agomba kumenya icyo Imana ivuga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kizaba ku ntore zanjye cyangwa ku bagaragu banjye nta kibabwiye. Mu kuri Imana ivugana natwe mu buryo bugiye butandukanye, ariko abantu benshi ntibabisobanukirwe, ntibabimenye. Ni muri urwo rwego rero Imana yaduhaye ubuhanuzi, niko nabyita, ni iyerekwa yaduhaye ariko ry'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu ni ukuvuga iyerekwa ry'igihugu riba rireba abenegihugu, niba ari iyerekwa rya Uganda rirareba abanya-Uganda. Niyo mpamvu uko Imana iri budushoboreshe turaza no gushyira iyerekwa Imana yaduhaye mu rurimi bashobora kumva, kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Ariko abagande benshi ndabizi ko bumva ikinyarwanda, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kampala. Icya kabiri ni iyerekwa ry'u Rwanda, ni ukuvuga iyerekwa ry'u Rwanda n'ubundi riba rireba abanyarwanda. Rero hari iyerekwa Imana yatanze ku gihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda turimo dusenga. Mbibutse ko hari amasengesho y'iminsi 3 turimo ya 7, ariko tugeze ku munsi wa gatatu, bivuze ko dusigaranye iminsi 4. Reka nsaba abantu mudukurikirana mukunda Isengesho TV, mubana natwe umunsi ku wundi, muprofite aya mahirwe. Niba hari icyifuzo ufite cy'umwihariko wacyohereza kuri iyi nimero yacu ibiriho, nanayisubiramo, ni 0788938383. Abari hanze y'igihugu ubanza gushyiraho kode ya 225, ubwo ni 250, ugakomeza 7. Hanyuma reka tubagezeho iyerekwa uko Imana yariduhaye kuri uyu munsi wa gatatu turimo dusenga. Wowe dukurikiranye ari ubwa mbere, reka tugusabe inkunga ya subscribe, turayigusabye rwose. Ikindi cya kabiri, niba bikoroheye ibiganiro byacu wajya ubisangiza abandi, ukadufasha ivugabutumwa ndetse no kwamamaza icyo Imana ivuga bigiye bitandukanye. Imana rero ibahereza umugisha abakunzi bacu. Reka dushimire n'abamaze kuyikora subscribe, noneho mukore like. Urabona ahantu hari akantu kagakumwe, uragakandaho kazamuka, nabwo ubukoze like. Niba hari n'igitekerezo ugira ujye ukiduha, ukidusangize, nawo ni umusanzu mwiza ubutanze mu bwami bw'Imana. Twebwe intego yacu ni ugusenga tukabangamira ubwami bw'umwijima, kuko ibintu byose bibera mu mwuka. Satani akorera mu mwuka cyane, ibikorwa bye bikaza mu buryo bufatika. N'Imana ibana natwe ariko biciye mu mwuka, ariko ikagaragaza imbaraga zayo kuri twebwe. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma rero dusenga nijoro, ariko munyemerere tubanze dusenge Imana kugira ngo tubagezeho iyerekwa twabanje no gusenga tuyishimira. Narababwiye ngo bijye biba umuco wawe, umuco wanjye n'umuco w'abandi gushima Imana. Nujya mu kazi ubanze usenge, ujye ubanza ushima Imana. Ni ubuzima. Iyo ushimye Imana bituma Imana ikora ibindi. Munyemerere rero dusenge ubundi tubagezeho iyerekwa Imana yaduhaye. Uri Imana y'imbaraga kandi uri Imana y'ubutware. Sengeye abantu bose badukurikiranye, Mana ubahereza umugisha utagabanyije. Dushimiye ko waturinze mu buryo bugiye butandukanye, kandi tugushimiye imbaraga zawe nyinshi. Tugushimiye ko uri Imana. Ibyo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nawe wavuga ngo amen niba ntacyo bigutwaye, ugahereza Imana icyubahiro muri comment. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Hanyuma ku munsi wa mbere hari ibyo Imana yatweretse, twagerageje kubibabwira hano ku Isengesho TV, kuko turimo gusengera ibintu bitatu. Turimo gusengera twebwe ubwacu n'imiryango yacu, icyo ni kimwe, ni ukwisengera n'umuryango muri rusange. Icya kabiri, turimo gusengera itorero rya Kristo muri rusange. Icya gatatu ni ugusengera igihugu. Niyo mpamvu ngira ngo ni uyu munsi wa gatatu nicyo twari turiho. Abakunzi bacu rero muri mu mpande zitandukanye z'isi, njya mbona
hari abari muri Amerika, hari abari mu Bwongereza bajya bavugana natwe, hari abari ku mpande zitandukanye z'isi, mwakwifatikanya natwe muri aya masengesho. Ntabwo uburyo buradukundira ngo dukore online, ariko nibyo turi mu gutegura. Hanyuma nk'uko nababwiraga, uyu munsi wa gatatu rero wari umunsi wo gusengera igihugu. Umunsi wa mbere wabaye wo gusengera imiryango, hari ibyo Imana yatubwiye turababwira. Umunsi wa kabiri waba umunsi wo gusengera itorero, hari ibyo Imana yavuganye natwe. Uyu munsi wa gatatu wari umunsi wo gusengera igihugu by'umwihariko cyacu cy'u Rwanda, ariko Imana iduhereza iyerekwa n'ubundi ry'u Rwanda na Uganda. Hanyuma rero reka mbabwire uko riteye. Ndahera ku buhanuzi bwa Uganda, bw'igihugu cya Uganda. Ndimo nsenga, Imana yagiye kunyereka stade ebyiri zitandukanye. Nabonaga izo stade ari stade zubatse neza nini cyane. Nta stade ndabona ingana nk'izo naraye mbonye. Imwe ngiye kubona mbona ni ya Uganda. Nabonaga byasaga nkaho buri stade yari yiteguye umupira. Urabizi abafana iyo bategereje umupira muri stade, bamwe baba binjira abandi basohoka. Hanyuma ngiye kubona mbona ya indi yari yanditseho Uganda. Ngiye kubona nkabona abantu barinjira, nkabona abantu barasohoka, nkabona abantu bashinzwe umutekano, nkabona abantu benshi bagiye batandukanye bari mu kwinjira, bafite amabendera ya Uganda, bafite amadarapo ya Uganda. Noneho ngiye kubona mbona umuntu ahagaze muri stade ya Uganda. Nabonaga ari umupolisi cyangwa umuntu nabona gusa nkaho ukomeye. Afata mikoro aravuga ngo buri wese ngo afate ibyangombwa bye. No kuvuga nabonaga ameze nk'umupolisi. Noneho abantu bamwe bari bafite ibyangombwa, abandi batabifite, batangira kubasaka. Abadafite ibyangombwa, abafite bakabarika, abadafite bakabashyira ukwabo. Ni ukuvuga icyari kigiye kuba umupira cyahindutse ikindi. Ngiye kumva numva uwo muntu aravuze ngo abantu bose mudafite ibyangombwa, ngo ariko mukaba muri Abagande, ngo muze ahangaha. Nabo bajya ku rundi ruhande, ngo abadafite ibyangombwa akaba ari abanyamahanga, namwe mujya nabo bajyaho, ngo babaye abantu benshi cyane. Noneho mu by'ukuri sinamenye ibyo ari byo. Nkomeza ndeba bajya ku ruhande barabasaka. Noneho nkomeza mbaza Imana nti Imana, ibi ni ibiki unyeretse? Imana irambwira ngo hari abantu benshi bari mu gihugu cya Uganda, ngo ariko bariyo mu buryo butemewe. Ndagira ngo umuntu wese uri mu gihugu cya Uganda, cyangwa se ufite umuntu mu gihugu cya Uganda, umbabarire umumpere ubutumwa. Imana irambwira ngo bariya bantu igihugu cya Uganda kigiye gutangira kubahiga kugira ngo kibirukane kibasubize mu bihugu byabo. Ngo bariya abantu babonye badafite ibyangombwa atari Abagande. Mbibutse ko Uganda ishobora kuba irimo abantu benshi batandukanye badafite ibyangombwa. Ndagira ngo rero niba ufite inshuti yawe, ukaba ufite umuvandimwe, mubwira agenda ashaka ibyangombwa, kuko igihugu cya Uganda kigiye gutangira guhiga abantu badafite ibyangombwa bari mu gihugu cyabo kugira ngo kibirukane. Ni ukuvuga batariyo mu buryo bwemewe n'amategeko. Igihe kirageze. Rimwe na rimwe ari igihe tuvuga ubuhanuzi butaraba, abantu bakagira ngo ni ibintu bitazaba cyangwa bizatinda, ariko biraba. Icyo rero ni icya mbere nabonye. Imana imbwira ngo abantu bari mu gihugu cya Uganda mbaburire cyangwa mbabwire ko mu by'ukuri igihugu cya Uganda kigiye kubirukana niba badafite ibyangombwa byo kuhaba. Icyo ni icya mbere. Ngiye kubona mbona ngarutse ku yindi stade ya kabiri. Mbibutse ko nabonye stade ebyiri. Mbona ni stade noneho y'u Rwanda. Noneho ngiye kubona mbona hari umupira. Naho binaga ari umupira ugiye kuba. Noneho mbona umuntu wagombaga gutangiza umupira asa nk'utinze kuwutangiza. Ni ukuvuga niba ari butangize saa 9, nabonaga yatinze. Mbona abafana batangiye kumva ko umupira watinze, amakipe araja. Noneho mbona hari mu by'ukuri ibintu bisa nka kirogoya bidashaka ngo uwo mupira ube. Noneho ngiye kubona mbona haje undi muntu ahita abwira abantu ngo umupira ugiye kuba, ngo icyari imbogamizi cyakuweho. Bivuze ngo hari imbogamizi yakuweho. Noneho mbaza Imana, se ibi byo bivuze iki? Imana irambwira ngo hari abantu benshi bari bafite imigambi mibi ku Rwanda, mbese bashaka kurubuza amahoro, ngo ariko
ubu ngubu tuvugana bamaze gutsindwa kuko nagiye kubona mbona mu by'ukuri yego umupira waratinze ariko ugeze aha uraba. Imana irambwira rero ngo uyu mupira kuba ni ugutsinda kw'igihugu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo u Rwanda ruratsinze. Rero ntabwo nakomeje mbaza Imana uburyo rutsinzemo, ariko Imana ihaye ubutsinzi abanyarwanda bari mu Rwanda bakunda igihugu cy'u Rwanda. Nubwo byasaga nk'aho match yatinze gutangira cyangwa hari kirogoya, n'undi murabizi ko u Rwanda abantu bamwe bakunda kururwanga bakaruvuga ibintu bitandukanye, ariko Imana yahaye gutsinda abanyarwanda. Ibi ni ibintu bibiri Imana yari yambwiye ku banyarwanda ndetse n'abagandi. Iri yerekwa Imana riduhaye turimo gusengera igihugu, kuko twari turimo muzi n'ibyo yari imaze iminsi bivugwa kuri His Excellency Paul Kagame n'ibindi byinshi abantu bavuga. Rero niyo mpamvu twafashe umwanya tuvuge ngo dusengere igihugu. Imana irangije mu by'ukuri itwereka ubutsinzi. Rero navuga ngo abanyarwanda aho muri muhumure, Imana iri kumwe natwe. Niba hari n'abanyarwanda bari Uganda ryayerekwa twahoze tubona, nibagaruke